bamutega iminsi ngo ubundi se ngo uyu mugoro bonashobotse ngo nanga ashobotse ni nk'uko kwa Shakira baba bashobotse ejo ubukwe bwa Miki ndabasabye mutashidushyiriraho propaganda z'ibibazo byanyu bituma tutavuga kuri keke ya Miki tutavuga ku buryo yari yambaye neza tutavuga ku buryo aga yasekaga neza tutavuga ku buryo abantu bariye bagahaga ndabiyamye ndabibujije kandi Miki adufitiye surprise iki kiganiro nzagikorera mu ishyamba mu gashyamba mu mirwanire yanyu ni mwarwanaga mupfa amafaranga na nubwo mwarwanaga mupfi akazi mukora ahubwo mwarwanaga muterana amagambo ku bagabo yego sibyo yego icyo gihe social media zirakangarana abantu batangira gushyiraho akabazo akazi ko mu Rwanda uzi ukavuga ngo kariya kazi umuntu bamuha miliyoni 3 kwijoro mwijoro rimwe byo ni $2,000 by'amadolari eske uriya mushoramari washoye mu kabara aracuruza inzoga mbwira nawe wowe dukurikiye koresha ubwenge bwawe bukeye Imana yaguhaye IQ iriya business yinjiza amafaranga mu ijoro ringana iki ku buryo wakoze ijoro rimwe bamuhemba miliyoni 3 ku buryo abagore bakarwaniramo ko tutarabona abagabo baza kurwana nimba uri urubyiruko rwo mu Rwanda uri munsi y'imyaka 30 ushaka gutunga amafaranga ibintu bizakwinjiriza amafaranga byihuse aida uzabindaya ya VIP aribo bavuga ngo bari abahosta ni indaya za VIP siko babivuga yego ariko urabona umuntu arafata umwanya akavuga ati reka ngende mbaga umubiri miliyoni 5 njye kuri taye neza ugatekereza ko ayo mafaranga atazagaruka se nimba batabivuga ibyo ni ibyabo reka ngaruke kuri Kenisi